Muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself, reka basuhuza aho muri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, by'umwihariko abantu muri Afurika ndabahobereye cyane, muri Europe ndabasuhuje, muri Aziya, mu bihugu by'Abarabu, muri Amerika y'epfo n'iya ruguru, aho uri hose nguhaye ikaze kuri day. Mwifurije kugubwa neza, nizere ko umeze neza. Rero ubaye utameze neza, reka nkwifurize kumererwa neza, urwaye ukire mu izina rya Yesu. Ariko nimba ari ibibazo bitandukanye, reka nkwifurize ko byarangira rwose, ukongera nawe kugubwa neza, ukongera kumererwa neza. Ndabizi ko turi mu isi niko bimera, uyu munsi ibintu biremera, ejo bikanga, uyu munsi biranga neza, ariko hari ibyiringiro ko ejo bizemera. Rero reka mbifurize abantu mubabajwe cyane n'urukundo, abantu donc mwahemukiwe mu rukundo, ababo rwose reka mbifurize kongera kugirirwa amahirwe, kuko bibaho rwose ko imyaka irashize indi iraje nturahirwa mu rukundo, ariko reka nkwifurize noneho kuri inshuro nawe ko wahirwa mu rukundo. Niba hari umuntu muri kumwe ubu ngubu, rwose urukundo ruguhire, wumva ukuntu gukundwa nawe ugakunda ari ibintu byiza, ni ibintu Imana yahawe umugisha. Reka rero nawe ayo mahirwe noneho kuri inshuro agusekere, kandi uzatwandikire kuri day utubwira uti noneho nanjye finally byakunze, atubundi mu rukundo rwiza, ndaryohewe no gukundwa, cyangwa se ndaryohewe no kuba nkunda umuntu nawe akaba nkunda. Ibyo bintu uzabimbwire, bizanezeza. Hanyuma rero reka mpereze ikaze abantu muje kuri day ya ubwa mbere. Uje kuri day ubwa mbere ngo haye ikaze, nkusaba ngo ukore kuri subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi, kandi ukande kukazogera kugira ngo uko inkuru isohotse ujye uba mbere mu kuyibona. Reka nongere kubasaba ngo niba dukoze inkuru ikakunezeza, ujye uyisangira n'inshuti zawe. Inshuti yawe niyumva iri kumva inkuru yo kuri day igakuramo amasomo, izamenye kuyikunda cyane. Kuri day rero tubara inkuru zikatumara irungu, ariko by'umwihariko tugendeye ko ziri budusigire amasomo y'ubuzima. Nibyo rero amasomo y'ubuzima ni ukwiga buri munsi. Kwiga bisaba guhozaho. Uyu munsi isomo wize uyu munsi, iyo urikoresheje ejo ubona umusaruro, ejo wakiga irindi somo. Kwiga ntabwo birangira. Mureke rero dukunde kwiga, kandi nyine dukunde no kwapurika ibintu byose wumvise mu nkuru. Ibyo wumva byakugiriye umumaro, ugerageze kubyapurika, uvuga uti iki kintu ngiye kugikora ndebe ko umusaruro wacyo uzaba mwiza, kandi ndabasezeranya ko bizagenda neza. Ngewe rero bagezeho izi nkuru, nitwa Celeste Habonimana. Inkuru ya none itangira ari Simo na Hilary, ni umugore n'umugabo. Hanyuma aba bombi baba barakundanye urukundo rwiza cyane, ndetse igihe kiragera barabana. Simo akagira undi mugabo wari inshuti ye witwaga Raphael, ariko noneho ukabona ko Raphael ari mukuru kuri we. Simo yaje gushaka imibereho, akomeza gushaka ubuzima we n'umugore we Hilary. Hilary rero yari umwarimukazi, yigishaga ku mashuri ya primaire. Noneho umugabo we akagerageza nawe akajya gushakisha amafaranga, rimwe na rimwe akajya no mu mujyi agashaka amafaranga. Hanyuma igihe kigeze nibwo Raphael yamubwiye atari ko se Simo, ubyumva ute turamutse tugiye tugasiga abagore inaha muri iki giturage, tukajya gushaka ubuzima mu mujyi, hanyuma tukajya tuboherereza amafaranga? Simo abiganira n'umugore we Hilary, kuko yari atuwe agenda akamara nk'iminsi 2 akagaruka. Hanyuma Raphael we yari ari kumugira inama ko bagenda bagashaka amazu mu mujyi bakayakodesha, hanyuma kubera ko mu mujyi hari amafaranga, bakajya bakorera amafaranga bakayohereza abagore babo. Simo aganiriye na Hilary, Hilary aramubwira ati sheri rwose umbabarire pe, niba hari ikintu cyangora ni ukubaho muri uru rugo, numva ko nawe ufite urundi rugo, ubundi se urumva bitagoye gutunga ingwe ebyiri. Bakomeje kuganira, akajya amubwira ko rwose yumva yaba bihiwe, yumva atari ibintu yakifuza kuba ukubiri n'umugabo we. Raphael we rero ntago yajyaga negosiya n'umugore we, yaragiye aramubwira ati umva mada, mba mbona ubuzima hariya mu mujyi buragenda, ngiye kugenda nshaka amafaranga naboneka nzagaruka ngutware. Urumva hari ikibazo? Umugore we Nabi aramubwira ati nyine urumva gushaka amafaranga ni ingenzi, ariko nanone kuba turi ukubiri nanone bizaba bigoranye. Umugabo aramubwira ati none se
urahitamo ko nza nkakwicara iruhande tukamara imyaka n'iyindi nta terambere nta buzima. Reba imyaka tumaze imyaka 7 njye nawe tubana, n'iyi nzu kuyuzuza byaratunaniye. Reba icyaro tubamo, amafaranga yose nzanye aba ari ukurya, noneho n'abana bagiye mu ishuri. uri kumva ubwo buzima tuzabamo kugeza ryari? Aramubwira ati ngomba kugenda, nta kindi gisubizo gihari. Ariko byasaga nkaho Nabi nyine we atajya atanga imyanzuro. Rafael we yarazaga akamugezaho imyanzuro akamubwira ati ibi ngibi ngomba kubikora. Hashize iminsi rero nibwo Rafael yagiye kongera guhura na Simo bari gusangira. Aramubwira ati none se Simo, koko ubu wamaramaje pe umugore agutegeke? Simo ati erega buriya urugo icyambere cyo ni ugushyira hamwe. Hilary ntago ari uko yakanga ko njya gushaka amafaranga, ariko niba adashaka ko ngenda ntago ngomba kugenda. Rafael yarasetse cyane aravuga ati Simo, ubusanzwe nyine uri inshuti yanjye kandi tumaranye igihe kirekire, nubwo maze imyaka 7 nubatse ukaba umaze 3, ariko rwose nari nzi ko hari ibintu byinshi uzanyigiraho, utazajya uzana ibintu by'ubwa nk'ibyo ngibyo byo kuyoborwa n'umugore. Hilary azakuyobora kugeza ryari? Va mu byo urimo uze tujye gushaka amafaranga, kandi ndabizi abagore niko bameze, amafaranga naboneka azishima. Simo aramubwira ati oya, umugore wanjye tumaranye imyaka 3 gusa, dufitanye umwana umwe, ntabwo rero ndi bufate icyemezo cyo kuvuga ngo mpise ngenda ngo ngiye kumuta ngende kandi watari amahitamo ye, atari kubyumva atari no kubishaka. Rafael aramubwira ati rero ngiye rwose ndagusezeye, iki cyaro nkigusizemo. Hashize iminsi 2 Rafael yahise agenda ajya mu mujyi. Niko yagiye akora akazi atera imbere, akazajya yoherereza Nabi amafaranga umunsi ku munsi. Nabi wakayanzira arangira. Simo na Hilary ariko bareba iterambere rya Rafael na Nabi. Simo aza kuvuga ati reka ntege njye kureba ibintu Rafael akora, hanyuma nzareba ko nanjye kuko byagira umumaro, ubundi nkubwire icyo twakora. Simo yagiye gusura Rafael. Ahageze Rafael aramubwira ati wowe uri imbwa cyane, umuntu uyoborwa n'umugore nta bintu nakubwira. Ahantu nkura amafaranga se urabona nyine uyu mujyi uko nguko umeze, amafaranga nyine urayashaka kandi ukayabona. Ubu ndi hafi kuzana Nabi, iriya nzu nimara kuzura nzahita muzana. naho wowe ibyo uri kumbwira ndabizi ko niyo nakubwira ibanga ryo kubona amafaranga, ubwo uzahita ugenda ujye kubaza umugore wawe ngo ni Hilary, hanyuma mugaruke mumbwira ngo wapi ngo ntabwo uri bubikore, nanakubwiye n'ibanga ry'akazi. Simo ati none se ni ibintu se bitemewe n'amategeko? Rafael ati nyumvira kandi icyo mfase si ukubona amafaranga. Simo ati oya, ngomba kubona amafaranga ariko anyuze mu mucyo, mu buryo bwiza. Rafael ati aho niho ubera imbwa rero. Simo rwose nta gahunda mfitanye nawe, nushaka wisubirira mu cyaro niho uzapfira. Simo aramubwira ati nyamara wari ukwiye kumbwira ibanga, nanjye ngakorera amafaranga nkareba ko natera imbere n'umugore wanjye. Rafael ati ntabwo uteze gutera imbere Simo, ugifite uriya mugore ngo ni Hilary ukujya mu matwi akakubwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Simo abonye ko Rafael adafite gahunda yo kumubwira ibintu akora, kandi abona ko abona amafaranga buri munsi kandi amafaranga meza cyane, yarongeye arazinga mu gitondo aragenda. Yaramubonye aramubwira ati bite se mugabo mwiza, ese Rafael yakubwiye ibanga ryo kubona amafaranga? Simo ati shwi yanze kubimbwira, yarandakariye kuva cya gihe ngo kuba naranze ko tujyana, ngo numvira umugore, ngo kandi rwose ngo ntabwo yakorana n'umuntu kiyoborwa n'abagore, ngo ntabwo ashobora kubimbwira. Hilary ati mwihorere, ndabizi neza ko tuzatera imbere, pfa kuba umwana agiye kujya ku ishuri. Ubwo nyine umwana wabo yaragize imyaka 3 gutyo, ati umwana agiye kujya ku ishuri, natwe tube turetse kubyara undi mwana, hanyuma uyu mwana abanza ajye ku ishuri nzarimenya, hanyuma nawe ukomeze ushakishe urebe ko byura twakuzuza ino nzu, hanyuma mu minsi iri imbere ndabizi ko ibintu bizagenda neza. Simo aramwikiriza ndetse arabyemera rwose. Hanyuma ariko Rafael kwa kundi yari inshuti na Simo, hari ubutaka baje kubona, babubona ari umugabo baturanye wigiriye ibibazo, bwari ubutaka bunini cyane. Simo amafaranga yose yari yarabitse kuri konte, abona ayo mafaranga ntago nyine yagura ubwo butaka, kandi akabona uwo mugabo baturanye kubera ibibazo yigiriye akeneye amafaranga cyane. Nibwo yese ajya kubwira Rafael aramubwira ati rero ndabizi ko umaze kugwiza amafaranga, nubwo bwose utari kumbwira ahantu uri gukura amafaranga, ariko hari udufaranga nari mfite kuri konti, hari saving nakoze, none
ko nabonye ubutaka, amubwira umugabo ufite utuye muri icyo giturage cy'iwabo, aramubwira ati rwose ngewe inama nakugira wareka ngafata aya mafaranga yose mfite kuri konti, noneho nawe ukongeraho aya mafaranga, amubwira ayo yakongeraho byaba bisa nkaho bingana, noneho bagafatirana ubwo butaka uwo mugabo agikeneye amafaranga. Rafael we rero byapfaga kuba ari amafaranga, ahantu hose yabonagaho gushora, yaravuze ati ibyo nabyo yamuhaye amafaranga, bajya kugura bwa butaka, bwari ubutaka bunini ariko uko nyirabwo yihuriye n'ibibazo, mbese byasaga nkaho babutoraguye pe, ariko birumvikana ko umwe yari afiteho umugabane n'undi afiteho umugabane. Simo rero watekerezaga ko Rafael ari inshuti ye kuva na kera, yemeye ko bahuza bwa butaka, hanyuma bajya kubugura, bamaze kubugura babubandikaho bombi, hanyuma nyine ubuzima burakomeza. Ariko simurumva yabaga atekereza ko afite ubutaka aho ngaho, ndetse aza no gufata bwa butaka akajya ahingamo ibintu byinshi cyane akazoherereza Rafael. Igihe cyarageze we aza guhamagara Nabi, baragenda batera imbere, babona amafaranga menshi, aza kumuhamagara ati uzaze nyine twibanire mu mujyi, ubuzima buragenda, ubuzima ni bwiza. Nabi rero nawe yari umugore ukunda kuryoshya cyane, yaragiye yigira mu mujyi. Birumvikana ko rwose Nabi ntaho yari asigaye ahuriye na Hilary, ndetse Rafael nawe kubera kugenda agakira cyane nta hantu yari ahuriye na Simo. Hanyuma Simo rero yasigaye ameze nkaho ubwo butaka bunini baguze ababereye nk'umucakara, kuko yaragendaga agahingisha, bwari ubutaka bunini cyane, ibintu byose asaruye agasa nk'ubigabanyamo kabiri, ndetse agahereza Rafael byiza cyane, kuko yatekerezaga ko we ngo aba mu mujyi. Simo rero ari umuntu ucishije make n'umugore we Hilary, bakavuga bati ntacyo, reka tubahereze bino byiza by'intoranwa, hanyuma ibyiza byose bakabyohereza Rafael n'umugore we Nabi, hanyuma nabo bagasigarana bya bindi nyine bya nyuma, kuko batekerezaga ko bo bibera mu cyaro ntacyo bibatwaye, noneho bo baranabikura mu mirima kwa kundi ubirekeramo, ariko ibyiza bya mbere bakabyohereza Rafael ndetse na Nabi. Birumvikana rero ko ubu butaka bwabaye n'ubundi nk'ubukomeza guhuza ino miryango yombi, nubwo wabonaga ko ku bijyanye n'iterambere, ibijyanye n'amafaranga n'iki ntaho bari basigaye bahuriye. Rafael we yaragiye agura n'ahandi, naho mu mujyi niyo bari basize mu cyaro yuzuye, mbese baragiye barakira cyane. Hanyuma Rafael aza kwicarana na Nabi aramugata, ariko se buriya butaka harya ngo buriya bumaze iki? Si ibingibi agenda agahinga, yamara kubihinga akabyohereza, n'ubundi tukazabimara byaradupfiriyeho. Ubu se ububona buriya butaka koko ikintu twabumaza ari ukugira gusa ngo tubuhingemo? Rero ngewe inama nakugira, urabona kiriya giturage hari ahantu hakeneye ishuri cyangwa ivuriro, kimwe muri ibyo, kandi buriya butaka bwanyu ni bunini cyane ku buryo rwose gukomeza kubuhingamo ibyo bintu ntabwo mba mbyumva. Rafael atari kuzi ko ari byo mugore wanjye. Undi aramubwira ati ahubwo inama nakugira, wowe fata amafaranga runaka, ubaze Simo ati se buriya butaka nyine arabuhereza agaciro k'amafaranga ngahe. Simo amafaranga ari bukubwire niwe uraba yakwibwiriye ku giti cye, wowe ikintu uri bukore uri buyashake uyamusubize, nurangiza ubutaka buhinduka ubwawe, hanyuma tuhashyira ishuri cyangwa tuhashyira ivuriro, ndabizi neza tuzunguka. Rafael amaze kumva igitekerezo cy'umugore we yahamagaye Simo wari usigaye abana na Hilary nyine umugore we, na murumuna w'umugore we witwa Sifa, n'akana kabo kitwaga Serine. Aka kana kari gafite imyaka 3 tubyibuke, no kuko Hilary yari umwarimu, kari kamaze kwa kundi nyine umwarimu atwara akana ke hakiri kare, kigaga muri gardienne. Ubu rero kari kagize imyaka 3, hanyuma kari muri maternelle ya kabiri, kuko mama we nyine yari umwarimu akanagafasha mu bintu byose. Simo yumvise ko Rafael amushaka mu mujyi, kandi nyine urumva yagombaga kujyana n'umugore we Hilary ndetse na murumuna w'umugore we bari basigaye babana, kubera ko uyu Hilary na murumuna we Sifa bari imfubyi babana na nyirakuru. Hanyuma nyirakuru ubwo yitabaga Imana, byabaye ngombwa ko nyine Simo na Hilary bafata uyu mwana Sifa, yarakiri mutoya nawe ari kurangiza muri secondaire, hanyuma baramufata batangira kumurera, ndetse nawe wabonaga ko abafasha kakana kabo Serine, wabonaga mbese nabo bibafitiye umumaro. Birumvikana ko Sifa na Hilary rero bari imfubyi. Hanyuma Simo nawe ntago iki cyaro yari yarajemo, iki cyaro ajya kukiza
kuyizamo yari aturutse mu kindi gihugu. Hanyuma mu kuza ashaka akazi yageze mu mujyi abona nyine ho ntibyakunda, arikomereza yigira muri iki cyaro, ari nacyo yamenyaniyemo na Hilary, ahamenya yikorera imirimo y'imbaraga, ahinga, agira ate. Hanyuma ari naho yamenyaniye nyine na Raphael, baza kuba inshuti gutyo kugeza ubwo Raphael yari afite umuryango munini gutyo. Simon nawe aza gukundana na Hilary ndetse baza no kubana. Birumvikana ko Raphael we yari azi Hilary kuko ari we wari waravutse muri iki cyaro. Raphael we na Nabi bo n'ubundi bari barabo muri icyo cyaro, ariko Simon we akaba umuvamahanga waje ariko aza yishakira imirimo y'imbaraga, ari n'umwana mwiza, aza gukundana na Hilary. Ako kana kari imfubyi kaba kwa nyirakuru, noneho baza no kubana, aribo baje gukora uwo muryango. Noneho kubera ukuntu rero Simon na Hilary bakundaga Sifa cyane kandi bakumva nyine, Simon akavuga ati ntago ndi bugende mu mujyi ngo ngiye kumva ibyo Raphael anshakira, Hilary tutari kumwe. Arangije nibwo yashatse imodoka, ashaka imodoka, abwira Hilary ati tugomba kujya kureba Raphael we na Nabi ngo baranshaka, kandi rero byaba byiza tujyanye n'abana bacu. Urumva Sifa nawe bari basigaye bamwita umwana wabo. Bafashe imodoka baragenda bajya mu mujyi. Hanyuma bahageze Raphael yabakiriye neza cyane, yari yabatekeye bararya. na Nabi nyine ubona asigaye aba mu nzu nziza cyane, kadastre mu makaro, mbese ibintu Hilary yarebye nawe arumirwa, atangira no kwibaza mu mutima we, kuko urumva Hilary na Nabi bose bavaga muri icyo cyaro, ndetse na Raphael uretse Simon wari umuvamahanga, ariko abandi bose bari baziranye n'ubuzima babayemo kwa kundi mu cyaro, kwiga ari hatari, bose azaho baturuka ari ku misozi igiye yegeranye. Hanyuma Hilary arumirwa, areba uburyo Nabi yabaye umusirimu, areba uburyo ki ego komana aba yambaye neza, imitako iri mu nzu. Hilary mbese yari yatangaye byamurenze, akajya avuga ati ese ni mwebwe nose ibi bintu byose mubigezeho umwanya ki? Nabi ati sha none se amafaranga nyine, amafaranga n'icyo amaze, amafaranga nayo gukoresha. Ati ahubwo hari n'indi mishinga myinshi dufite gukora. Bamaze kurya rero nibwo abana bagiye kuryama. Serine bamwereka aho aryama, akana gatoya ka Simon na Hilary, ndetse na Sifa nawe bamwereka aho aryama, ndetse Sifa asaba ko yararana na Serine kuko no mu rugo iwabo bari batuye baryamana. Abana bagiye kuryama, muri salo hasigaramo na Raphael na Nabi ndetse na Simon na Hilary umugore we. Hanyuma nibwo Raphael yatangiye kubwira Simon ati Simon rero rwose nashaka kukubaza, ese buriya butaka kuba tubuhingamo ububona ariko ari byo bizaguma gukorerwamo, ese ubona nta bindi bintu twahakorera? Simon ati none se ikibazo ko aba ari amafaranga? Raphael ati none se ubundi tuvuze ngo hari ahantu tuhashyire ku isoko, ububona hahagaze amafaranga angahe aho ibintu bigeze? Simon aramubwira ati amafaranga hariya ko bayaduhara. Yarayamubwiye amugereranyiriza n'ubundi butaka aho ngaho mu gace k'iwabo uburyo buri kugura. Urumva Raphael we ntiyaranabiherutse. Raphael aravuga ati sha ndi kumva ayo mafaranga asigaye ari meza, none ubwo ngubwo ayo mafaranga tuyafashe tukayagaburamo kabiri harasigara amafaranga angahe? Simon arayamubwira. Raphael ati okay, none uwafata ayo mafaranga umbwiye icya kabiri cyayo nkayagusubiza, ubutaka bugahinduka ubwanjye, ko numva hari ikindi kintu nshaka kuhakorera. Hilary nawe aratangara, aravuga ati none se buriya butaka uko iminsi igenda iza bugenda bwiyongera agaciro, ahubwo we niba hari ikintu ushaka kuhakorera wareka ahubwo mukabugabana, umwe agafata igice kimwe n'undi agafata ikindi, ariko ntuvuge ngo ushaka kumusubiza amafaranga. Nabi atari ko se Hilary niba hari ahantu barahaguze aya mafaranga, urumva nyine n'ubundi yariyongereye, none se ni igitangaza ko ari kwemera ko ari bubahereza ayo mafaranga anabungukiye, kuko ayo mafaranga agiye kubahereza yonyine nta nubwo ariyo haguze hose. Urumva none mutubwiye agaciro hahagaze, uretse amatiku uri kumva ibyo bintu, basi niba yabahereze yose noneho mwe mugende mujye kugura ahandi, ariko hariya muhaturekere kubera ko n'ubutaka bunini kandi buri hamwe, naho ibyo byo kubucamo. Hilary ati oya ntago rwose biri bukunde. Simon yari atarasubiza. Raphael ati
ubundi ibi nibyo mba nkubwira Simo, ubundi gute nkubwira ngo ndagushaka ugaterura umuryango wose noneho na Hirari uri ahangaha utajya wumva ikintu na kimwe, utajya unumvikana. ubu ngubu murinze mumera gutyo, reba ibintu byose tugezeho. Si ukubera umugore mubi washatse Simatoya utaza kumvugira umugore nabi, niba umugore wanjye atabishaka ntabwo tugomba kuhabahereza. Rafael ati nari mbizi rwose ko umugore wawe ari uri butunanize, ariko reka nkubwire Simo, mpora mbikubwira nta kintu na kimwe uzageraho igihe cyose uzaba ugifite umugore ufite imyumvire nk'iyi ngiyi. Arangije avuga ati okay, noneho rero niba mudashobora kuduhereza buriya butaka ndumva nta n'ibindi byo kuganiraho, ubwo twajya kuryama. Rafael nyine yararakaye cyane, babereka aho baryama, baragenda bararyama. Bagezeyo mu cyumba Simo ati ariko se mugore mwiza ko ibintu ari ibishakwa, buriya butaka nimba Rafael abushaka waretse tukabumuha, ko mbona uriya mugabo yahindutse. Hirara ati ariko ahinduka ibiki? Uriya ndamuzi, aho avuka ndahazi, wabo bose ndabazi, nta kintu na kimwe azadukoraho. Ati icyo nzi neza ni uko ubuzima nabayemo bugoye, bugize gute nize bingoye, kugeza ubwo nabaye mwarimukazi muri kiriya giturage, ntago rwose ntago namuhereza buriya butaka. Kubera iki se nabumuha? Simo abwira umugore we Hirara ati okay, niba utari kubyumva reka nyine tureke kuhabaha, ariko sinzi impamvu ndi kwiyumvamo ko Rafael yahindutse, ndi kumva wagira ngo ni umuntu tutaziranye. Ubonye umaze kubyanga ukuntu yakurebye, urebye uburyo yandakariye n'uburyo ahise yivumbura ngo tujye kuryama. Sha rwose uriya mugabo mana yanjye simbizi. Ngaho reka twisinzirire, nizere ko n'abana bameze neza. Mu gitondo byarageze, babahereza karibu. Ubwo mu kubahereza karibu ku meza ngo bafate ibya mu gitondo, Rafael wabonaga rwose wagira ngo nta n'icyabaye, afite umutima mwiza, naba afite umutima mwiza. Simo na Hirari ntibazi ibyo baraye baganiriye. Hanyuma babahereza breakfast, hanyuma abana barabategura. Rafael ati rero ngiye kujya mu kazi, ubwo ngubwo nyine niba mwabyanze numvaga nyine ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo mbasubize amafaranga yanyu, ariko nyine nimba Hirari atabishaka nta kibazo, muze kugira umuhanda mwiza. Rafael yarasezeye aragenda. Nabi nyine yakomeje kubitaho kugira ngo baze kugenda. Simo yongeye kwatsa imodoka baragenda. Bakigenda bagiye rwose nk'ibirometero nka bingahe, nibwo Kaserine kabwiye mama wako ati mama nshaka gukora susu. Mama ati ako mana ya Seri rwose nzakugire gute, tuvuye hariya reba nta n'iminota ingahe tugenze, kubera icyo utavuye hariya wabikoze rwose ihangane. Simo ariko wareka umwana akagenda, cyane ko noneho ntabwo turi muri bisi ngo turagira. Hirara ati none se arajya hehe, kuko urabona nta hantu ho kujya afite. Ati ntacyo reka twegere imbere. Umwana ararira aravuga ati mama hagarika imodoka ngiye ndashaka kunyara. Mama ati irindira Serine sifata, ariko rwose grand sere wareka umwana nkamujyana kunyara, n'ubundi n'umwana niyo yanyara hari hagati muri kaburimbo nta muntu wamuseka. Baparitse imodoka, Serine aragenda, Sifa mutwaye nyine baragenda. Babona ahantu hose bagiye kujya, bakabona nyine amamodoka, abantu bose bari kubareba. Baragiye begera hirya gatoya, babona ahantu hameze nk'ahari agashyamba. Sifa afata Serine amukubita mu mugongo, baragenda ngo bajye muri ako gashyamba ngo bari bajya kunyara. Kumbe Sifa nawe yahise ashaka kunyara, kubera nyine icyayi banyweye, yahise nawe ashaka kunyara. Aravuga ati ni umwana ndeka akanyara hano ho nyine we nta kibazo, ariko se ngewe. Aribwo yahise amukubita mu mugongo, amera nk'umuntu umujyanye muri ako gashyamba kari mu munsi ya kaburimbo, ariko mu by'ukuri nawe yashaka kugira ngo agende agire aho yikinga anyare narangiza agaruke. Hanyuma ubwo bari bavuye kunyara, bakigera kuri kaburimbo, kandi kuva kuri kaburimbo ugeraho imodoka yari iparitse hari harimo akagendo. Sifa agiye kubona ya modoka iraturitse irahiye. Sifa yipfutse mu maso, apfuka Serine mu maso. Serine urumva yari afite imyaka 3 irengaho amezi makeya, amupfuka mu maso. Sifa avuza induru. Twibuke Sifa na Hirari n'imfubyi zabaga kwa nyirakuru aza gupfa. Simo nawe n'umuvamahanga. Ibyo byose nyine Sifa yajyaga byumva na mukuru we Hirari avuga ati uriya mugabo nubwo bwose ntazi imiryango ye n'iki, wenda igihe kizagera anjyaneyo nitubona amafaranga ahagije, ariko ntiyarazi ngo ni n'ikihe gihugu.
byaramurenze. Abonye ya modoka imaze guturika nayo niyo bari batiye si yari niyabo, arangije yafashe umwana amukubita mu mugongo. Nta kintu na kimwe afite, ibintu byose bari bafite bihiriye mu modoka. Nta kindi kintu yari gukora uretse gufata inzira akagenda n'amaguru ibyo birometero bari bamaze kugenda, asubire kwa Rafael ndetse na Nabi ababwire ibyababayeho, arebe ko byibura, kubera ko uyu muryango kuva kera wari inshuti na Simon ndetse na Hilary, arebe ko byibura babafasha ubuzima bugakomeza. Nubwo yatekerezaga ati Selina agiye kubaho ubuzima bugoye adafite mama we adafite na papa we, ariko aravuga ati nta kundi nyine bigomba kugenda. Sifa yahise afata inzira aragenda, yagombaga kugenda n'amaguru, agenda ahetse umwana, arira inzira yose atazi ikintu na kimwe ashobora gukora. Byibura ntiyari narindiriye ngo arebe ko wenda hari polisi ziri buze zivuga ati imodoka ihiriye aha n'iki. We yahise yigendera, yumva ko ikintu cyonyine yakora ari ukujya kubwira Rafael ndetse na Nabi ibyabaye. Nta telefone n'imwe yari ifite, ibintu byose byari bihiriye muri iyo modoka. Yagiye arira inzira yose, agenda arira inzira yose, aragenda. Yagiye kugera kwa Rafael, noneho hashize amasaha menshi bumvisha izo nkuru byabagezeho nabo, ariko bo bari bazi ko umuryango wose wahiriye muri iyo modoka. Sifa rero akihagera ahetse ka Serine mu mugongo, ka Serine kamusinziriyeho, agiye kumva yumva Rafael ari kuri telefone. Ibintu Rafael yavugiye kuri telefone, Sifa none isireri yaramufashe, yumva agiye kwikubita hasi kandi ahetse umwana. Amasaha yari amaze gukura, inzara, Selina amusinzireho mu mugongo, ari mu mujyi ahantu atazi n'ikintu na kimwe. Ni n'ubwa mbere yari ageze mu mujyi kuko iwabo hari mu cyaro. Sifa yasohotse bwombe buhoro buhoro, n'inkweto azitwara mu ntoki, agenda gahora afite ubwoba bwinshi cyane. Arangije siwe warose yongeye kurenga igipangu, arangije ahita agenda. Noneho twibaze ukuntu bari bavuye aho ngaho, baragenda, bari bahavuye nko mu masaa 4 gutyo, inzara iza kubafatira mu nzira. Ari kugaruka nyine we na Serine, ageze kwa Rafael, yahageze rwose ubona bibaye nko mu masaa 10 z'umugoroba. Rafael ameze nk'umuntu uvuye ku kazi, ariko yumvise ibintu Rafael ari kuvugira kuri telefone, yahise asohoka buhoro buhoro aragenda atazi yagiye. Yaragiye bumwiriraho mu mujyi. Bigeze nka saa 3 z'ijoro, umwana imbeho yamwishe, ari Sifa imbeho iramwishe, inzara, ibiki byose. Sifa ari muri uyu mujyi nyine, aragenda yicara ahantu aratekereza, aravuga se Mana koko noneho ubu ndakora iki, ndabigenza gute? Nta telefone afite, nta muntu umwe afite yanahamagara, nta na nimero n'imwe azi mu mutwe. Hanyuma yaricaye akajya yumva isi iri kwikaraga, yumva inzara yamugezemo. Hanyuma rero ka Serine katangiye kurira, ndashaka mama anti, nshaka mama, mama ari he? Sifa noneho yatekereza, akongera akibuka uburyo imodoka yaturikiye imbere y'amaso ye, harimo ababyeyi ba Serine bombi, akumva noneho ntafite ikintu na kimwe yabwira uyu mwana. Araturika ararira. Noneho kwa kundi abantu bamunyuragaho urujya n'uruza, Serine akomeje kurira cyane. Abantu baraje, haza abagore babiri bari kumwe. Noneho babona Sifa aracyari umwana, baramubwira se wa mwana we, uyu mwana kuki uri kumuriza, wamushyiriye mama we? Sifa ikiniga kiramufata, abura ikintu avuga. Arangije haza n'abandi, baravuga bati uyu mwana igihe yaririye ubundi se ashaka iki? Arababwira ati ashaka mama we. Baramubwira ati reba aho ijoro rigeze, ubundi se wamutahanye? Sifa abantu barazaga nyine kwa kundi umuntu aza, buri wese avuga ibye, buri wese nyine bamufasheho ijambo, nta n'umwe ushaka kumufasha, nta n'umwe ushaka kumva ikibazo afite, ahubwo uje wese akajya amubwira ngo ubundi se ngo uyu mwana wamushyiriye mama we, ubu se uyu mwana ari kurira kubera icyo uri muri uyu muyaga iri joro iki gihe. Nyine bose baza bamublaminga, bamutuka, abamubwira naba bagira gute, ariko Sifa bose yabareba mu maso akabona nta n'umwe wo kubwira ibibazo bye byose afite. Hanyuma hashize umwanya rwose, abantu bose bari kumunyuraho bameze nk'abamugize nk'umusazi. Umwana nawe akomeza kurira, cyo kora haca nk'umuntu ukabona muhaye nk'igiceri, rimwe nyine bagira ngo ni n'umusabirizi. Hanyuma haza kunyura umusore rero, araza yitegereza Sifa, ariko bigaragara ko uwo musore ntabwo ari ubwa mbere yari amunyuzeho. Yari yamunyuzeho agenda, arongera amunyura agaruka. Arabona bimaze kuba 3:40, abantu bose bamunyuzeho uretse
kuza bamuvugiraho bamutonganya bamuburayiminga umubwira ati urariza umwana kubera iki wamuhaye icyo ashaka abandi bati kubera iki uri muri imbe iki gihe. Buri wese azamubwira ibyo ashaka ariko nta n'umwe mu by'ukuri ugamije kumufasha ngo azamubaze wese ufite ikihe kibazo. Uyu musore yarakase aragaruka abwira uno mukobwa ati bite? Sifati ni byiza. Umusore ati ni byiza? Sifati yewe ntabwo ari byiza. Ati kuva kare numvise uyu mwana ari kurira, ati nabaciyeho umwana arira, ngarutse umwana arira, uyu mwana yahogoye, ko icyo utari kumutahana uko wagira ngo neza neza nta hantu ufite ho kujya. Sifati erega ntaho mfite ho kujya. Uyu musore yabaye nk'usutama kuko nyine Sifa yaricaye hasi, Kaserine kamwicaye iruhande karize kahogoye. Uyu musore yabwiye Sifa ati njyewe nitwa Declan, hanyuma we witwa nde? Undi ati nitwa Sifa. Arambwira ati Sifa none se ufite ikihe kibazo ko kuva kare nakubonye aha, nagiye muri gahunda naringiyemo ndagarutse ndongeye ngusanza aha, umwana ari kurira nta kintu na kimwe ufite cyo gukora, reba imbeho yabishe. Ahita akuramo ikote yari yambaye arifubika Serine. Sifa nyine urumva we yari n'umuntu mukuru n'ubundi, amaze kurifubika Serine ahita amubwira ati none se utambeshye ntago mufite aho mutaha, none se iwanyu ni hehe? Sifa aramubwira ati rero mfite ibibazo byinshi cyane ku buryo ntago nabikubwirira ahangaha ngo bikunde, ariko nyine mfite ibibazo byinshi ntazi ukuntu nagusobanurira. Basi niba wumva ufite umutima w'impuhwe ukaba wumva wifuza kumfasha, ndakwinginze mbabarira unshakira ahantu uyu mwana aryama, ari kunsaba mama we kandi mama we ntawe ukiriho. Declan ati mama we ntawe ukiriho ushatse kuvuga iki? None se kuri kubivuga nkaho nyine yapfuye none? Sifa ati yego yapfanye n'umugabo we ariwe papa w'uyu mwana, ariko ibyo byose abivuga asa nk'uwafunze amatwi ya Serine kubera ko ka Serine kari kamaze kugira imyaka 3 n'amezi. Mama we kubera ko yari umwarimu yarakajyanye muri maternelle ya 2, ariho kagiye muri maternelle ya 2 nyine byagaragaraga ko ari akana kazi ubwenge, ari nayo mpamvu kakomezaga karira cyane kavuga ngo anti ndashaka mama, ndashaka papa, ndashaka ibiryo. Kari kazi ubwenge ariko nyine byasaga nkaho ko katigeze kamenya ibintu byabaye, ko ya modoka yahiye mu maso ya Sifa ariye kuko ya nundi yari amufite mu mugongo, wahita kataragenda adashaka ko Serine abona ikintu na kimwe. Hanyuma rero kuri inshuro n'ubundi yarasaga nkaho ari kubwira Declan ibi byose ameze nk'uwafashe ku matwi ya Serine kugira ngo Serine atumve ikintu na kimwe. Uyu mutipa arabibona ko rwose atamubwira ibintu byinshi ari kumwe n'uyu mwana, atamubwira ati okay ngaho haguruka tugende. Yarahagurutse ariko ukabona nyine Sifa nta mbaraga. Declan aterura Serine muri rya kote yari yamwambitse, baragenda. Bagiye urugendo ruto cyane rwose bagera iwabo wa Declan. Declan rero yabaga iwabo kwa mama we na papa we. Bahageze yarakinguye ariko nyine Declan we yabaga mu mazu yo hanze mu annex, papa we na mama we baba mu mazu, baba mu nzu nini n'abavandimwe be b'abakobwa 2. Noneho nibwo Declan yahise abwira Sifa ati rero urabona mu rugo baryama kare, urabona saa 4 zirageze kandi nyine ubu baryamye, cyokora ngira imfunguzo z'inzu nini, ariko nanone ntago ndi bukubwire ngo urajya mu nzu nini abayirimo batazi ko uhari, ni njyewe njyenyine uzi ko uhari. Rero uguraza kwihangana tukwibanire twiraranire hara muri ghetto yanjye, humura nta kintu ndi bukujye. Sifati n'ukuri nta kibazo na gito, ndabizi neza kuba watekereje byonyine kungirira neza ni ikintu kinyereka ko n'ubundi nta kungirira nabo ufite. Arangije aramubwira ati noneho njyewe ndaza kwirarira hara mu ntebe. Yaragiye azana agakuvurori yari afite aryama mu ntebe. Declan nyine kuko yari afite chambrette, donc iyo annexe y'iwabo iyo ngiyo papa we na mama we bari baramuhaye, yari inzu ifite icyumba ari naho Declan arara, hanyuma ikagira na saro irimo intebe nziza rwose za Declan, ariko nta kindi gikoresho cyabagamo nk'ibyombo n'iki kuko n'undi yari akirya iwabo. Rero iwabo bazanaga muri saro ye bakazana misorori y'ibiryo byonyine bya Declan. Hanyuma yahise abaha karibu, arababwira ati ntacyo, gaburira umwana nawe urye, njyewe nta kibazo rwose ntago nshonje. Hanyuma bamaze kurya yahise yifatira agakuvurori yirarira hano muri izi ntebe. Amaze kuziraramo ahereza karibu Sifa na Serine mu cyumba cye bajya kuryama.
Sifa se yigeze asinzira shwi, nta bitotsi yari kubona, gusa ka Serine kamaze kurya. Urumva nyine umwana wese yari afite umunaniro, afite inzara, ariko amaze kurya amuha n'icyo kunywa. Declan yari afite agafirigo aho ngaho mu nzu ye, muri iyo saro ye, arangije amuhereza n'icyo kunywa. Umwana aragenda arasinzira. Sifa ariko we yabuze ibitotsi pe, arararota, aratekereza ibintu byose, agakibuka amagambo Rafael yavugiye kuri telefone, agatekereza uburyo mukuru we wari usigaye umwe rukumbi yahiriye mu maso ye na muramu we. Ibyo byose yabitekereza, ibitotsi akabibura, agashikagurika, akarota nabi. Sifa yaraye nabi ijoro ryose riracya. Hanyuma mu gitondo bigeze nibwo Declan nyine nk'umuntu waraye mu ntebe we, rumva yabyutse kare, ariko nyine akomeza gutegereza ko aba bombi babyuka. Sifa rero nawe yabyutse kare nk'umuntu waraye adasinziriye, akarara no mu rugo rw'abandi batanabizi ko ahari. Declan yarabyutse ajya kwiborosa nyine nk'ibisanzwe. Iwawe ntibazi ko yacumbikiye abantu. Ubwo Sifa nawe niko yasohotse. Mama wa Declan akimubona ati mu izina rya Yesu, Declan uyu mwana w'abandi wamuraranyira ijoro ryose. Declan ntabwo natekerezaga ko uri umuhungu umeze gutya. Declan araseka atakose mama, ubwo ni ibiki utekereza? Sifa nyine yari afite ubwoba, ahita ajya gusuhuza uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi ubona nyine aramusuhuza ariko afite nk'impungenge, yibaza ati aka kana ko mbona ari akanyeshuri kakiri gatoya, gute koko kararanye n'umuhungu wanjye? Nyine mama we yumva atabyumva, aravuga ati Declan urantengushye, ntago nigeze ntekereza ko kuba naragwaye inzu yo hanze uzayikoresha ibyo wishakiye, usigaye utaha amajoro ugatahana n'abakobwa, noneho amplisa akana gatoya gutya. Declan araseka ati ariko mama, ibintu uri gutekereza ntabwo ari byo rwose, humura. Mama ati none ushatse kungira injiji, urabona ndi umwana wo kumenya. Declan ndi mukuru bihagije, ujya ubyibuka ko ndi mama wawe? Declan ati ma rwose ubu ngubu noneho kuri inshuro ariko wafeininze, ntago rwose ibintu uri gutekereza ari byo. Koko mama we wa Declan arebye Sifa akajya abona akana gafite ubwoba, gafite n'utubazo twinshi, nyine ntabwo ari aka donc si ninja, ntago ari kwa kundi nyine agakobwa ubona kakiri gato ariko ugasanga karaye mu mageto y'abahungu. Ararangije aravuga ati okay. Ahita amubwira ati bita umukobwa, undi aramubwira ati ni byiza, ati witwa nde? Ati nitwa Sifa. Declan ati ma rwose Sifa twahuye iri joro, nyine twahuye bwije cyane, twageze hano dusanga mwasinziriye, ati rero mbahereza karibu. Bararyama, ati rwose afite ibibazo byinshi. Mama ati se kubivuga nkaho wazanye umuryango wose? Sifa ati ya ndi kumwe n'umwana wa mukuru wanjye. None uyu mubyeyi ati ngo iki? None se umwana wa mukuru wawe umufite mu ruhe rwego, gute mwaraye hano? Ati ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva. Declan ati ma nanjye rega nta byinshi muziho uretse ko twahuye gutyo nkagirira impuhwe ako kana gato. Ni akana gato karacyaryamye, kari nko mu myaka burasi nk'itatu. Sifa ati yego afite 3 hafi 4. Ati ni ibibazo bikomeye, atari ko rwose ndagushimira cyane Declan. Ashimira na mama wa Declan ati ndagushimira cyane ko wabyaye umuhungu rwose wita ku bantu. Ati abantu bose banyuzeho ijoro ryose, nageze muri uyu mujyi hakiri kare, atari ko nta muntu n'umwe wigeze yifuza kungirira neza. Atari ko Declan yanyuzeho yifuza kumfasha hamwe n'umwana wa mukuru wanjye. Ati muri urwo rwego rero turi aha ngaha rwose, humura Declan ni umuhungu mwiza. Mama ati okay. Atako kana gato kari hehe? Sifa ati karacyasinzira, reka nze nkabyutse. Uyu mama Declan ati no kihorere igihe cyose kabyukira ntacyo. Atahubwo ngwino mu nzu, twari tumaze gutegura breakfast, twe tugiye kubwira Declan ngo azafate breakfast, noneho mwazana nta kibazo. Bose bahise bagenda bajya mu nzu nini, batangira gufata icyayi. Bamaze gufata icyayi barangije nibwo Sifa rero yatangiye kubabwira, ababwiriye inkuru yose uko ibi bintu byagenze. Mama wa Declan arumirwa, papa wa Declan arumirwa, bose baravuga bati mwami Yesu, mbega ubuzima wa mwana we ko ndeba urushyi ukiri umwana. Ati none se ubwo koko biraza kugenda gute? Ati si cyo kigome ngo ni Rafael, ubwo koko ntabwo ugomba kugishyikiriza ubutabera akagenda agakurikiranwa?
Sifa ati none se ndabyumva nyine ngiye nkamutanga nkavuga n'ibyo numvise hari ibimenyetso mfite. Declan ati ya uyu mwana aravuga ukuri, nta bimenyetso na bike afite, ntabwo yageze muri kodinga uretse kumva gusa abivugira kuri telefone agahita abyumva ko ari we uri inyuma y'urupfu rwa mukuru we ndetse na muramu we, ariko ndibaza ko nta bimenyetso afite bigaragaza ko Rafael ari we ubiri inyuma. Ati rero biragoye, birasaba rwose ibi bintu kubanza umuntu akabyitondera. Muri uru rugo rero bagiraga abana batatu. Imfura yari umukobwa yari yaranashatse, uwa kabiri akaba Declan, hanyuma akaba n'umukobwa mutoya wabanaga nyine muri iyi nzu n'ababyeyi be iyi ngiyi nini. Nibwo uyu mama wa Declan amaze kumva ibi byose yabwiye umugabo we ati mana yanjye, rero biragaragara ko aba bana mu by'ukuri n'Imana ibatwoherereje. Turabona yaba Sifa aracyari umwana ndetse kongeraho ako ngako gato tutarabona. Ati rero ndumva twabafasha uko dushoboye, ndumva nabo ari abana Imana itwoherereje. Declan yaragiye ahobera mama we aramubwira ati mama niyo mpamvu ngukunda cyane. Aramubwira ati ma ndagushimiye cyane ko wishimiye ko twakira Sifa ndetse n'umwana abereye anti. Ati rwose nari mbizi neza ko ibi bintu uri bubyemere mama, ndagushimiye. Hashize umwanya mama yaje guhamagara umukobwa we w'imfura aramubwira ati harya ubwo kagakobwa kawe nta twenda tumaze kugasiga. Uyu mukobwa waraseka ati ariko se noneho ma ko nzi ko abantu bose bagiye kubyara ujye ubagurira imyenda, uyu noneho uri gusabira imyenda nuwa hehe? Nibwo yamubwiye ati rega Imana yaduhaye akana k'agakobwa ndetse ubwo ndahita mbara ko n'akandi nako kitwa Sifa nako ari agakobwa kanjye. Ati nubwo nyine uwo Sifa ari nyina wabo wa Serine. Umukobwa we yumva ibyo bintu byose ntabwo ari kubisobanukirwa, ariko nyine ku mwana we yari afite igikuriro yaragiye aturanyamo imyenda. Nawe yari afite imyaka 3 arangije aturanyamo imyenda, abona yamusize azi iwabo aje kumureba. Nibwo yaje abona Sifa uwo, bamubwira story ya Sifa yose, yibonera na ka Serine kari kabyutse kishimye, gusa nyine kagakomeza kubaza mama ari he, papa ari hehe. Ariko bigeze aho ngaho akana nyine bakitayeho, wa mukobwa uwo muri uru rugo akazajya gaheka. Sifa we nyine yari ifite ibibazo byinshi ariko ashimira Imana ko byibura abonye umuntu umwakira. Hanyuma rero ubuzima bwarakomeje. Sifa aba muri uru rugo, yararangije muri segonderi. Hanyuma Serine we yaragiye kujya muri maternelle ya kabiri, nubwo kari kakiri akana cyane. Barangije baravuga bati rero nundi karacyari akana, ntabwo twakishinga mama we wako wari wagatwaye kakiri akana gutya. Ati reka nundi tuwe tukaretse kabanze kanamenyere hano, tuzakajyana umwaka utaha. Nuko babibaze baba bakaretse, urumva nyine gasa nkaho kasuspense umwaka, ariko nubundi kari kakiri gato cyane nuko mu mwaka kuko yari umwarimu yari yagatwaye kakiri gatoya. Karabanje nyine karamenyera muri uru rugo, bagahakeya bakitaho. Akana sibwo kagiye kakazajya kita papa wa Declan na mama wa Declan, kakabita mama na papa. Urumva abana bafite ukuntu bahita bibagirwa vuba. Nyine ibyo bintu by'uko mama we na papa we bajyaga baza nko muri mind, ariko akongera agasa hari nk'ubyibagiwe kubera hari na keya zose bamuhaga. Umuntu wari uzi byabaye neza yari Sifa, aragenda aba wa mwana uhora ucecetse. Nyine mbese abantu bose byarabayobeye, gusa ari umwana mwiza, ibintu byose abikora neza, niba ari akazi agomba gukora akagakora neza. Ariko nyine acecetse, kwa kundi uhura n'umuntu ukibaza uti uyu muntu yigeze abaho byibura avuga, ukagira ngo ntazi no kuvuga. Sifa mwashoboraga kumarana n'isaha yose nta jambo ry'urumva, ari umwana ubucecetse. Ariko abo mu rugo bose bari babizi nyine ko ari ibikomere bijojoba, bakagerageza kumuganiriza, bakagerageza kuzana blague. Ariko Sifa wapi, Sifa muri we yaravugaga ati mana uzambabarira umpa imbaraga zo kugira ngo ndenge ibintu byose nabonye n'amaso yanjye. Nyine yabaga yumva ari ibintu bimukomereye, ariko nyine bakomeza kumubwira ko ibyo bintu ashobora kubirenga. Yakomeje rero kuba muri uru rugo ndetse bamubera umugisha, mbese n'umugisha yagize mu buzima bwe, akajya bishimira Imana ndetse bakanabimwibutsa, bakamubwira ati kuba warahuye na Declan akakwakira, basi ujye wumva ko ari umugisha wagize, ujye wumva ko Imana nyine ikigukunda. Bakagerageza kumwumvisha ko nubwo byari bimeze gutyo, ibibazo byari byinshi, ariko nyine Imana ikimukunda.
hanyuma igihe cyaje no kugera kwereka ukuntu nyine yari umwana mwiza, Declan none aza kumukunda byanyabyo. Yaramukunze ariko akajya abura ahantu amuhera, ariko atangira kujya agenda amuzanira amagifti, ubundi nyine akamwibutsa akamukunda, akamwibutsa ko ari umwana mwiza, ari umuvandimwe we. Byatangiye nyine ahora amubwira ati you are my sister, ndagukunda cyane. Igihe cyarageze none kwihangana biramunanira, ariko Sifa nawe nubwo bwose atarazi ibyo gukunda, ariko imyaka yari ibaye myinshi, ni nako Celine nawe akura. Celine noneho yaragiye akajya agira ngo niwe bucura bwo muri uru rugo. Mu by'ukuri Celine yaragiye yibagirwa ibintu byose byo mu bwana bwe, hanyuma atangira chapitre nshyashya, ajya ku ishuri, atangira ubuzima bushyashya. Aba babyeyi baramwadopta. Byarangiye ababyeyi ba Declan bameze nk'abafite abana 5. Twibuke ko bari barabyaye 3, bongeyeho na Sifa, bongeraho na Celine. Yari umuryango nyine wibyariye abana bake ariko ufite n'ubushobozi. Hanyuma Celine rero yarazi ko avukana na Sifa na ba Declan, gusa nyine wabonaga ari abantu badasa, ariko ukajya ubona ba Declan barasa, ndetse na Celine afitemo agasura ka Sifa kuko urumva yari nyina wabo. Celine nyine ntabitindeho, aragenda yibera umwana w'umutesi, aragenda yiga mu bigo byiza, nta kintu na kimwe azi, nta muntu n'umwe wigeze umubwira amakuru ye cyangwa ikintu na kimwe cyerekeye ubuzima bwe. Hanyuma rero umwana yaragiye arakura. Sifa rero yaje gukundana cyane na Declan, ndetse Sifa amwemerera urukundo, arambwira ati n'ubundi ubuzima bwose mfite mbukesha wowe Declan, ntabwo rero nabura kukubera umugore, cyane ko ari wowe uzi ibikomere byose mfite. Sifa rero uko ibikomere bye byajojobaga gutyo, ariko amaze kubana na Declan baragiye bagira urugo rwiza, ndetse Sifa arashibuka umuryango, baza kubyara abana. We na Declan babyaye impanga 2 z'abakobwa. Declan arishima cyane, Sifa aranezerwa, agahinda kose yagiraga kwa kundi atavugaga ibyo byamazwe n'abana, kuko nyine abana 2 byamusabaga guhora avuga, guhora bakinisha, guhora nyine asakuzanya nabo. Birangira Sifa ameze nk'umuntu uri kugenda akira bya bikomere byose ku bwa bwana bwe 2 bw'impanga yahise abyarana na Declan. Hanyuma rero birumvikana ko Declan na Sifa bari bafite urugo rwiza cyane. Declan nyine yari yararezwe neza, noneho urumva yarazi Sifa kubera ko bamaze imyaka igera muri 6 babana mbere yuko amubwira ko amukunda. Hanyuma bari baziranye bikomeye, barabanye mu rugo. Sifa nta duco tubi, nta tugeso tubi, yibera mu rugo acecetse. Ariko none hagiye kubana na Declan, imico ye igenda inahinduka, agenda yisanzura, agenda yishima. Mbese ubona ko Sifa yahindutse umuntu, ubona ko amarangamutima yiwe yakize. Hahandi nyine yarasigaye yenjoyinga, akishimana na Declan, umwe agafata umwana umwe n'undi agafata undi, bagatembera. Wabonaga nyine Sifa yarakize mu marangamutima, asigaye ari umudamu mwiza cyane, ukenyera, utamenya ibyo akenyereyeho, nyine utamenya ibikomere byose yanyuzemo kuva mu bwana bwe. Hanyuma rero Celine waragiye arakomeza ariga. Ubwo ko ba Sifa bari kubyara, ni nako Celine nyine urumva yari amaze kuba umukobwa mukuru, ari muri segonderi rero mwaka wa 4. Nibwo icyo kigo yagihuriyeho n'umuhungu witwaga Crispin. Hanyuma Crispin na Celine baje kuba inshuti, baba inshuti nziza, bigana mu wa 5, mu wa 6, bari gusoza mu wa 6. Nibwo Crispin yari kocoye abwira Celine ati nubwo tumaranye igihe cyose turi inshuti, ariko sinshaka ko ugenda ntakubwiye ikintu kindi ku mutima. Celine yagize ubwoba, ariko nawe nyine wabonaga ko akunda Crispin. Arangije aramubwira ati none se Crispin, kubera iki ibyo bintu ushatse kubimbwira ubu igihe cyose tumaranye? Crispin ati urumva nyine tugiye mu buzima bwo hanze, ugiye kubaho ubuzima bwawe, nanjye ngiye kubaho ubwanjye. Ikindi noneho wenda amahirwe nuko twese tuba mu mujyi umwe, ariko ndakwinginze umbabarire unyumve, ndagukunda cyane Celine. Ubwoba nubwo bwamwishe, ariko yatekereje kumubwira ngo azamusubiza ikindi gihe, kandi atekereza ko nawe amukunda.
arangije aramubwira ati Crispe mu by'ukuri uri umuhungu mwiza nanjye ndagukunda ariko nyine mama wanjye ahora ambwira ko nkiri mutoya ibyo bintu nakwiye kubijyamo nyine nkiri umunyeshuri. Crispe ati ariko turarangije turasoje. Serine ati oya mama wanjye nyine abatekereza ko nzasoza ari uko ndangije byibura na kaminuza. Rero uri kumva ndangije segonderi gusa ndacyafite indi myaka nk'itatu imbere yanjye. Crispe ati ya ndabyumva ariko nyine basi nyemerera dukundane, ntawamenya nituba turi hanze ubuzima buzakomeza tuzamenya neza niba twakomezanya cyangwa nyine bitanakunda. We mbabarira basi umbwire ko nawe wigeze unkunda. Serine ati nanjye ndagukunda. Barahoberanye baza gutandukana. Hanyuma Serine ageze mu rugo urumva nyine yari yemereye umuhungu urukundo, atekereza uburyo ki agiye kujya amuhamagara kenshi. Noneho ko mama we yarambwira ati nzakugura telefone urangije segonderi. Ntabwo nyine mama wa Declan yari umubyeyi mukuru ariko noneho ugira n'ibintu byinshi, avuga ati oya ugomba gukundana urangije na kaminuza, nyine mufite gahunda atari ukuvuga ngo araje agutesha umutwe nzashiduke yaguteye inda ubundi ati oya ntabwo ngomba kuguha telefone ukiri muri segonderi ariko byibura nurangiza segonderi nzakugura telefone. Serine rero yatangiye kugira ubwoko ko nyine mama we yagiraga igitsura akavuga ati mara yanjye we ubu se koko nzabigenza gute kubwira mama ko mfite umuhungu dukundana nangurira telefone akajya yumva buri munsi ndi kuri telefone mvugana n'uwo muhungu. Yaratashye ageze mu rugo yahise abwira mama ati ma ndashaka kujya kureba Sifa nyine na Declan yakundaga Serine cyane kuva ari umwana ariko nyine Serine azi ko ari musaza we ariko nyuma aza gutangazwa nuko Declan abanye na Sifa. Iki kibazo cyamubereye ihurizo rikomeye. Aza kubaza mama ati none se kubera iki Sifa narinzi ko tuva indi imwe none ndetse na Declan none Sifa akaba agiye kubana na Declan ibyo bintu ni ibiki? Aribwo batamubwiye ibintu byose ariko baramubwira bati buriya rero Sifa ntago avukana na Declan. Ibyo birarangira ariko yumva nta n'ibindi byinshi ashatse kubaza cyangwa se ashatse kumenya ariko nyine yahise abimenya ko ngo Sifa atavukana na Declan. Noneho we yibeshya ko ashobora kuba ahubwo avukana na Declan bigatuma rero aba inshuti cyane na Declan. Ariyo mpamvu yabwiye iwabo ngo azajya kwa Sifa ngo arashaka kujyayo byihutirwa aho kugira ngo ajye kubwira Sifa anti we kuko Sifa yari acecetse cyane nta bintu byinshi yajyaga aganira na Serine. Ahubwo Declan kubera ko yakundaga Serine kuva Serine akiri muto yakigera muri uru rugo Serine byasaga nkaho nyine yisanzura cyane kuri Declan nyine kameme nka musaza we. Arangije nibwo yagezeyo abwira Declan ati sha bro uzi ndashaka kukugisha inama ati urumva hari umuhungu twahuye mu wa kane mu wa gatanu turigana mu wa gatandatu ati none tugiye gutandukana yarambwiye ngo arankunda. Declan araseka ati wamubwiye gute rero sisi undi ati nyine urumva nanjye ndamukunda ntabwo nakubeshya ako nyine mfite ubwoba bw'ukuntu mama yanyemereye kumpa telefone none akazajya yumva buri munsi ndi kuvugana n'umuhungu. None se basi umuntu ukunda wamubwira uti ugomba kugira gahunda ukazajya umpamagara byibura rimwe mu cyumweru. Declan ati ibyo ngibyo ntabwo bikunda umuntu ukunda se uri kumva wamara icyumweru cyose utamuvugishije ati ahubwo se umaze gukura ugenda ubibwire mama umubwire ko hari umuhungu nyine mukundana ntazajya kumva muri kuvugana. Serine ati mama yanyica uzi ko mama yambwiye ngo nzakundana ngo ndangije ngo na kaminuza ngo batazantera inda. Declan araseka arambwira ati nyine ubwo mama byari ariko agomba kumva ko nawe umaze gukura atahubwo uwo muhungu uzamutuzanire tumurebe tumugushimire nitumugushimira ati nibwo uzajya kubibwira mama. Serine atoke none rero mu gihe ndi hano ndaza kuza kumuhamagara nimero ye nyifite ku gapapuro ndaza kuza kumuhamagara azaze kudusura hano. Arangije nibwo yaje kubasura baramubona baramumenya babona ni umwana mwiza rwose. Iminsi iragenda irashira Serine nyine numva yagiye kubibwira mama we nubwo atabyumvaga cyane ariko nanone Declan yaramufashije ambwira ati mama menya ko Serine amaze gukura. Nese waramubwiye nyine ngo azakundane ageze muri kaminuza ariko se noneho nimba afite umuhungu akunda nawe akaba amukunda Serine ni mukuruma ugomba kumureka. Mama we nyine aramwumva kuko yumvaga Declan cyane
arangije Celine rero yatangiye kuba mu rukundo na Crispin, ariko noneho bakajya bamugira inama bakamubwira bati uko wakundana kose icyitwa kugushuka akaba yakujyana mu bindi bikorwa bitamaye 12, ugomba kwifata, ugomba kwihagararaho Celine, uri umukobwa mwiza, niyo muhungu mutakomezanya ariko nyine ntazabe yarakurungurutse, mbese ikosa utazakora ntuzigere uryamana nawe mbere y'uko mushyingirana. Celine ati rwose iryo kosa ntabwo narikora. Hanyuma kubera ko Celine ajya guhamagara bwa mbere na mbere Crispin kugira ngo azaze kwa Dekani bamubone, yahamagaje nimero ya Sifa. Urumva nyine yarari kumubwira ngo ni umugore wa musaza wanjye, ariko kandi nyine akamubwira uburyo ki uwo mugore wa musaza we nawe yarerewe iwabo, mbese urumva yajyaga aganira utuntu twinshi na Crispin. Noneho urumva nimero ya Crispin yari yasigaye muri telefone ya Sifa. Noneho kongeraho ko Crispin akimara kumva ko uyu mugore ari umugore wa musaza wa sheri we, aravuga ati reka ino nimero ni saving. Rero ubwo niyo mpamvu Sifa abonaga stati za Crispin ndetse na Crispin nawe akabona stati za Sifa. Umunsi umwe rero Celine yarari mu rukundo ruryoshye na Crispin, bose bari baratangiye kaminuza. Umunsi umwe Sifa agiye kubona Crispin yapostinze nyine famiye ye ari kumwe na papa we na mama we. Sifa yararize uyu munsi, ararira amarira menshi cyane, aravuga ati mana kubera iki ibintu nk'ibi ngibi ubyemera. Dekani araza aravuga ati Sifa nagwirukaga ubabaye gutya kera cyane, wabaye iki byakugendekeye gute? Sifa aravuga ati Dekani ntabwo wabyumva, ntabwo wakumva ko Crispin ari umuhungu wa Raphael. Ubu se kwera iki Imana yashatse ko ibi bintu byose nabyibagiwe, sinigeze mbibwira Celine umukobwa mbere anti Celine azi ko muvukana, kamenya ko mama wanyu ari we mama we. Ati ntabwo nigeze nifuza na rimwe ko Celine amenya ibi bintu. Ati ndabyibuka ubwo anabaza ngo kwera iki ngo tugiye kubana, ninabuze icyo mubwira, ariko kubw'amahirwe mbona turamucabiranyije, none mbabarira umbwire. Ubu se noneho turamubwira iki? Kuri mwana numvaga nshaka ko basi azakura amarangamutima yari mazima, atangiritse nk'ibyambayeho. Ntabwo nifuza kuri mwana azamenya ibintu byose byabaye ku babyeyi be. Ariko se nimubwira ko ntashaka ko abana na Crispin igihe cyose bamaranye bariganye, ubu koko ibi bintu azabyumva? Dekani nawe yumva biteye ubwoba, aravuga ati mana yanjye kubera iki ibi bintu koko byagize gutya bikaba? Koko Celine yari amaze kwizera ko tuvukana, akamara kwizera ko mana yanjye ibi bintu koko turaza kubigenza gute? Bose ubwoba bwarabishe. Sifata ariko icyo byansaba cyose uko byagenda kose ntago Crispin agomba kubana. Reka ntago Dekani ntabwo byakunda. Dekani yaramuhobeye aramubwira ati shiri ndakumva n'ukuri ndimo ndakumva, humura, ntago rwose nanjye mbyifuza. Raphael wakomezaga umbwira ngo ntushaka kuzongera guhura nabo mu buzima, ati nubwo bwose utashoboye gushakira ubutabera umuvandimwe wawe ndetse n'umugabo we, atari ko byibura Imana yatumye ikugeza mu rugo iwacu, harangiza ukambera umugore mwiza gutya, umbwira ko ibyo bintu byose ushaka kubisiga inyuma, ayo mateka ushaka kuyasiga inyuma. Ati ariko ntabwo nzi impamvu Imana iba yemeye ko ibi bintu bigaruka. Ubu si kuki koko Celine mu bahungu bose babanye biganye, Crispin koko yagombaga kuza mu buzima bwe? Sifata ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, uko yaba mukunda kose ntabwo bagomba kubana. Dekani ati rero numara kudesida ko batabana, bizaba ngombwa ko tubwira Celine ukuri kose wanze kumubwira kuva na kera, ukuri kose wamuhishe, twese tukakumuhisha. Umwana akaba akuze yimereye neza kuriya, azi ko afite ababyeyi, afite abavandimwe, yakuze neza kuriya, yize neza. Ati nyine bizarangira tumubwiye ukuri kose. Sifata umva n'ubundi Celine amaze gukura, icyo mfa nuko ntago ngiyewe nshobora kwemera kujya gushyingira umwana wanjye kwa Raphael. Ibyo byo ntibinakunda. Ikindi kandi Raphael ambonye yanamenya, sinibaza ko nabyo bitaba ibindi bibazo. None natwe akatugenda akatwica kuko izo mbaraga arazifite. Ati rero ntago nshobora gutuma rwose uriya mwana mbere nyina wabo ajya kubana na Crispin.
Dekrana atari ko nyine nakubwiye nanjye simbyanze ako nyine ube witeguye neza kubwira Celine ibintu byose twamuhishe. Sifati ntabwo ibyo mbyitayeho. Ati ubwo nyine Imana yarebye ibona ko ari ngombwa ko iki gihe mbimubwira Celine kandi amaze gukura. Hanyuma Dekrana yahamagaye Celine yarambwira ati ndagushaka. Sisi Celine yaraje amaze kuza batangira kuganira. Nibwo yahise amubaza ati none se gashiki kanjye gatoya umeze gute? Ati meze neza. Hanyuma se bite by'urukundo rwawe? Celine ati ko rushyushye. Atahubwo ari kunsaba ko mu kwezi gutaha azanjyana iwabo akajya kunyereka ababyeyi be. Ati nyine nanjye nyuma yaho nibwo nzamuzana mu rugo mama nyine nawe akamubona. Sifa ahitaza n'agahinda kenshi aravuga ngo Celine ntabwo byashoboka kubana na Crisp. Celine n'agahinda kenshi no gutungurwa gukomeye ati what? Mbese uri kwiyumva ibintu uri kuvuga? Noneho kandi Crisp yakugize ati urumva nyine yarasigaye yita Sifa ngo ni bercere we kuko yumvaga rwose avukana na ba Dekrana. Sifa ati ntabwo byakunda kubana na Crisp. Celine ati ntabwo nyine bishoboka nanjye ko namureka. Ese sinakubwiye ko mbere yuko twemeranwa ko dukundana twiganye kuva mu wa 4 turi inshuti, mu wa 5 mu wa 6 tugiye gusoza nibwo yidekraye ambwira ko ankunda. Ndamwemerera. Ubu tugeze mu mwaka wa 2 wa kaminuza. Uribaza urukundo rwacu rwose wumve ko stage tugezeho ni ukutwerekana akajya kunyereka imiryango ye nanjye nkamwereka iyanjye. Hanyuma rwose tukirangiza kaminuza tuzakora mariage. Kandi uri kumva ko ibyo bintu ntabwo wabihagarika. Ibintu byose mwambwiye naritwararitse rwose pe. Crisp arabizi nawe aranyubaha uretse no kuvuga ngo kuryamana nta nubwo turasomana. Kandi n'ukuri berse ndakubwiza ukuri Sifa terega ibyo ntabwo mbyitayeho. Yahise agenda azana ifoto yakoze screenshot. Crisp yakoze stati ari kumwe n'ababyeyi be. Aramubwira se ababyeyi be basi wabo bazi? Aramubwira ati ntago mbazi, ajya banyereka ku mafoto ariko nyine azajya kubanyereka noneho muri kuri kwezi duhure tunaganire. Sifa azana ifoto azuminga cyane Raphael. Aramubwira ati uyu niwe papa we? Celine ati ya papa we n'uyu nguyu. Atariko nyine ati se gutekereza ko uyu mugabo yoroshye. Ati Crisp iteka bambwira ko papa we nyine ari umuntu witeje imbere. Atuzi ko uza ahantu bavuka. Ibyo byose abwira Sifa. Sifa ararize. Atuza ahantu bavuka ahantu mu giturage ariko bahubatse ishuri. Ubu ngubu habaye amashuri noneho yateye imbere afite amamodoka mu muhanda n'ibicyo uko abivuga. Sifa ararira noneho no guceceka biranga. Dekrana araza aramuhobera. Celine ubwo uko ari gutaka Raphael none habona ibintu birakomeye. Sifa yararize arahigiza agenda karamwica abura uko yifata nyine kuko we nta nubwo yari yarashatse no kumenya amakuru ya Raphael niba koko ibyo byose yashakaga. Nawe yahise abyibuka ko bashakaga kubaka ishuri bwa butaka bw'umugabo nyine bwa Simon na Hilary. Simo yari afatanyije na Raphael yarabizi ko bashaka kuhubaka amashuri cyangwa se ivuriro. Nta nubwo yigeze abikurikirana nyine yumvaga ashaka kubiba kure cyane. Ariko nyine nibwo Celine yatangiye gutaka Raphael amubwira ati ahantu bavutse bahubatse amashuri nyine igiturage cyose kiba kimusingiza ibiki byose ibintu byose yageze afite amamodoka. Ati Crisp nyine no kumubona acishije bugufi kuri ati mwamubonye aza hano mugira ngo ni umuntu woroshye. Ati wabo sindahagera ariko mba mbyumva iwabo n'abantu nyine bafite ibigo by'amashuri bafite amamodoka mbese barakizuye Raphael. Noneho kuvuga ngo ni Raphael Sifati Raphael Celine ntabwo byakunda aramuhobera cyane. Celine yumva aratunguwe amera nk'umuntu nyine utari no kumuhobera neza yumva atari kumva ibi bintu ari kumubwira. Sifa ararira cyane. Sifa rero ntabwo yashoboye kubwira Celine ibi byose ahubwo yakomeje guhigiza amera nk'umuntu ugize trauma. Baramufata bamutwara kwa muganga. Celine nibwo yabwiye Dekrana ati none se bro umugore wawe yabaye iki byagenze gute kuki adashaka Crisp? Ese ko yari kunyereka cyane papa wa Crisp Raphael yamugize ate? Dekrana nawe abura hana bihera aramubwira ati Celine ihangane
umugore wanjye abanze nyine aze muri kondisiyo nziza, ati nyine urabizi amarangamutima ye niko amera, iyo yishimye cyane niko bimera, iyo ababaye cyane niko amera. Selina ata nawe ntakabye, bro uri kumva umuntu ngawe nyine reba igihe cyose wakundaniye na Sifa aba no mu rugo umuzi neza, ngaho ibibazo iyo mama akubwira ngo huya ngo ntabwo Sifa mwabana, ese bro uri kumva wowe wari kubyakira? Declare ati nyine uri kumva ntabwo nari kubyakira, ariko nanone byari guterwa n'impamvu mama afite. Selina ati rero nakire namere neza umugore wawe azambwira impamvu, ariko mbwira ngo ntabwo nabana na Crispy rwose, ibyo byo mubyibagirwe, mubaye mwumva mudashaka no kunshyigikira njyewe nzijyana rwose, I'm ready bro, ndakubwiza ukuri ko ntago bizigera bikunda, nzabana na Crispy, nta n'undi muhungu nabona kuri isi w'umwana mwiza nka Crispy. Ikindi kandi yujuje ibintu byose nifuza bro. Serine nawe yatangiye kurira, ubona ko nawe nyine ateye impuhwe. Declare noneho biramuyobera, umugore wararwaye akakitwa ngo ni gashiki ke gato nako kari kurira ngo karakunze. Declare biramuyobera akumva noneho nta nubwo afite ikintu na kimwe yasobanurira Serine. Bategereje Sifa nyine aza kumera neza, basaba ko Serine yaza kumusura kwa muganga, araza bicaranye. Declare yahise asohoka aravuga ati reka mbareke mwembi muganire. Sifa afashe mu biganza bya Serine aramubwira ati my daughter. Serine nyine arabyakira kubera ko yatekerezaga ko niba Declare ari musaza we, uyu mugore akaba ari bercere we, kumubwira ngo you are my daughter yumvaga nyine nta birenze. Aramubwira ati Serine uri umwana wanjye. Serine atakuze uri kumbwira iki? Ushatse kumbwira se ko ari wowe wambyaye ukambyarira muri ra rugo, hanyuma mbabarira wishaka gutuma ntekereza ibintu byinshi, gusa nyine ndabibona ko utameze neza, ntabwo uri muri kondisiyo nziza, niyo mpamvu nanjye rwose numva ntuje, ndashaka kumenya ko icyo udashaka ko mbana na Crispy. Sifa ati nanjye nibyo ndi kugerageza kugusobanurira. Ati hanyuma mbere ya byose ndagusaba imbabazi ko ntabwo nifuje kukubwira ino story yanjye nawe yose, atari ko nyine nk'uko ndi kubikubwira, uri umukobwa wanjye, uri umukobwa nkunda cyane Serine, ndagukunda cyane. Aramuhobera. Serine bikomeza kumucanga, se wambwiye nese warambyaye, ntabwo se mvukana na Declare. Serine atangira gutekereza ko ahubwo Sifa yaba yaramubyaranye na Declare, noneho Sifa akaza kuba muri uru rugo azanyemo na Serine, hanyuma noneho n'igihe kikagera Declare akazabana na Sifa, ariko Serine ntabimenye, agakomeza kugira ahubwo ngo Declare ni musaza we kandi ari papa we. Arabimubaza aramubwira ati none se ushatse kumbwira ko Declare ari we papa wanjye, mukaba ari njye mwana mwabyaye bwa mbere, wenda ukaba warambyaye uri mutoya? Sifa ati oya ntabwo ari uko bimeze. Aratangiye noneho aramubwira ati rero buriya Declare ni umuntu nyine wadusanze ku nzira njye nawe, ati urumva mama wawe yitwa Hilary, papa wawe yitwa Simo. Serine none ibyo bintu kubyumva byanga gukwirwa mu bwenge bwe, ati ngwiki ushatse kumbwira ko no hanyuma ati nyine njyewe ndi mwe na Hilary akaba ari we mama wawe, ubwo rero ndi anti wawe. Rero Declare yadusanze ku muhanda ubwo papa wawe na mama we bamaze gupfa, bapfiriye mu maso yanjye ubwo wari unsabye kujya kuri toilette. Serine ibintu ndi kukubwira ni ibyanyabyo. Amubwira inkuru yose ukuntu byagenze, ati kandi wari ubiri inyuma ya Raphael, ati kuko njye naramwiyumviye, ubwo nari nsubiye inyuma mvuga ati reka nze niho honyine dufite ubuhungiro, ndaguheka nsize mbona mukuru wanjye nagiraga wenyine umwe rukumbi ari gushyana n'umugabo ari bo babyeyi bawe. Ati ngeze kwa Raphael natunguwe no kumva ari kuvugira kuri telefone abaza abagabo ati none se Ndira yarangiye, ati nizere ko mutari bunzanira ibibazo, ati nizere ko ririya vuri ry'imodoka ririmo imirambi ine, Simo, Hilary
n'akobwa kavindi imwe na Hilary kitwa Sifa ndetse n'umwana wabo Celine. Ati nizere ko ari uko bimeze. Ati abo batipe nyine baramwikiriza baramubwira bati yego rwose niko byagenze. Arangije avuye kuri telefone akomeza kuvuga ati ingegera gusa Simo ni ikigoryi ni imbwa uriya nta nubwo yari kuzigera akira cyangwa atera imbere. Ati yari yaranyimye ubutaka se kumuhereza amafaranga hari ahantu nkayishyirira ikigo ku buryo quartier mvukamo igira ikigo njye ubwanjye niremeye bakajya bansingiza nagera mu giturage cy'iwacu bose bakankomera mu mashyi. Ati ibyo yaragiye kubimvutsa ubundi butaka nari kubukura hehe nagendiriye mbwa. Ati nahise nsubira inyuma. Ati numva ko hano nari mungiye bari guhita bongera bakatwica. Ati nuko nguko nagiye ndi mu nzira nagiye ahantu kure cyane ahantu ntanazi kuko sinari nzi yonge ibintu byose byari byahiriye mu modoka. Ati abantu bose banyuraho nibwo nahuye na Declan. Celine ibi bintu kubyumva amatwi yacu zinjerera rarakara babara aravuga ati Rafayeli uzishyura ibi byose. Ariko ahita ahindukira avuga ati Sifa ubu nizo ubwo nakizera gute ko ibintu mbwiye muri iki gihe kingana gutya ibyo bintu ari ukuri. Sifa aramubwira ati turi kwa muganga basi reka bapime DNA test yawe na Declan urasanga nta kintu na kimwe mupfana kandi ngewe birumvikana ko ntabwo ari burema amaraso kuko uri amaraso yanjye uri umwana wa mukuru wanjye. Ati byiburire usange nge nawe dufitanye isano kuruta uko wakumva urifitanye na ba Declan. Arangije koko baranabikora. Celine arumirwa aramubwira ati mfite ibihamya. Aragenda azana amafoto yari yaramuhishe aramubwira ati dore ngaya amwereka n'amafoto noneho Rafayeli kera ari kumwe na Simo na Hilary na Nabi umugore wa Rafayeli. Aramubwira ati dore ngaba abantu bakuru bo ntibahinduka. Ati Rafayeli na Nabi sibo bantu wabonye mu mafoto ngo n'ababyeyi ba Crispe. Celine yarumiwe. Urukundo rwose yakundaga Crispe yumva ntagaze ukuntu bimugendekeye muri we. Arangije abwira Sifa ati waruzi n'ibindi anti Rafayeli azishyura ibi byose ndetse na kira gihungu cye ngo ni Crispe. Sifa ati no ati iyo niyo mpamvu yonyine nanze kukubwira ibi byose Celine. Ati bari abantu bafite imbaraga bamaze kugira amafaranga menshi cyane nimba baragize imbaraga zo kwica papa wawe na mama wawe ntihagire n'ubakurikirana uri gutekereza icyo bagukorera. Ati nanjye narabitekereje numva sinshaka no kubyegera nubwo bwose nashakaga ubutabera bwa mukuru wanjye ikigero cyose numvaga mbushakaho ariko nanone numvaga ntagomba kureka ngo umujinya untware. Ati ubu ngubu mfite ubuzima bwiza mbanye neza na Declan umugabo wanjye Imana yaduhaye abatwini beza. Ati mba numva amarangamutima yanjye yarakize. Ati rero Imana yaturemanye amarangamutima ariko nanone amarangamutima nitwe tuyakoresha ntabwo amarangamutima agomba kugutwara ngo wumve ugomba kujya kwihorera. Imana ubwayo izaduhorera nubwo ntazi kugeza ubu impamvu yaguhuje na Crispe. Ati ariko ntabwo ugomba kujya kwihorera Celine turamunda sinoga Crispe nzamubabaza Rafayeli nzamubabaza. Ati kandi byose ngomba kubikora ari uko ndi muri uriya muryango ngiye ngomba kuba umukazana wa Rafayeli uko byagenda kose kandi azicuza ibintu byose yakoreye ababyeyi banjye. Yasohotse afite agahinda gakomeye cyane asohoka arira. Declan ahita amubona aragenda aramuhobera aramubwira ati ma sister ndabizi ko byose ubu ngubu wabimenye. Celine ararira cyane mu gatuza ka Declan aramubwira ati bose ndabica Crispe azishyura byose by'ababyeyi be bankoreye kandi Rafayeli nabo bagombe bishyure ukuntu bagize ababyeyi banjye. Ati byose ati kandi ngomba kuba umukazana wo muri rugo. Declan ubwawe uramwica. Aramubwira ati Celine oya iyo umuntu agiye kwihorera aba agomba gucukura imva ebyiri ubwo se ugiye tukakubura. Celine ndagukunda cyane ntabwo nshaka kubura agashiki kanjye. Celine ati ibyo bintu uri kumbwira ntabwo mbyumva. Celine yatashye yarize yababaye
Declane nyine ateguza mama we aramubwira ati Celine twamubwiye byose, nyine amubwira ukuntu ibintu byagenze, uburyo yahuye na Crispe umuhungu wa Raphael na Nabi. Aramubwira ati rero byabaye ngombwa ko Celine tumubwira byose, ati niko Sifa yabyifuzaga, ko ntabwo yifuzaga ko Celine ashaka muri uriya muryango, atari ko noneho Celine yakaniye, yavuze ati ahubwo iyo niyo mpamvu agomba kujya kuba umukazana wa Raphael, ati kandi nyine ntabwo tuzi ikintu Raphael yamukorera. Ababyeyi nabo bagiyeho bigisha Celine, baramubwira bati nukuri amarangamutima ye kukuyobora mwana wanjye, nta cyiza cyo kwihorera. Aba babyeyi ba Declane bari abakristo cyane, baramubwira bati gusa hari ikintu cyo tuzi, Imana izi impamvu yaguhuje na Crispe, iyo ifite umuteguro wayo mwiza. Wowe rero nushaka kujya kwihorera, ntabwo kwihorera bituruka ku Mana. Rero nushaka kujya kwihorera uraba uzambije umupangu w'Imana, reka Imana tuyibiharire. Ati ntabwo tuzi ikintu izabimaza, ati ahubwo ngewe ikintu numva nyine wabwira Crispe ko umubano wawe nawe bitakunda. Celine ati hanyuma se namara kumubwira ko bitakunda nkamubwira ko ikibazo ari ikihe? Mama Declane ati si wambwiye ko Crispe agukunda cyane ndetse atifuza no kukubura? Ati ugomba kubwira Crispe ko mutabana kubera ko ababyeyi be bishe ababyeyi bawe. Ushobora no gusanga atabizi, ukaba ushaka kujya kwihorera na Crispe akabigenderamo, kandi nyine we atagomba guhorwa kugira nabi kw'ababyeyi be. Icyaha cyose ni gatozi. Ushobora kugenda ugahana Raphael, Nabi ndetse na Crispe nta kintu kimwe abiziho. Celine ati oya, ushobora no gusanga ahubwo n'ubundi yarantumweho. Mama wa Declane ati oya, ntabwo yagutumwaho kuko ntabwo bazi ko muriho. Ati kuko twebwe ikintu twakoreye Sifa, twaramubwiye tuti niba tugiye kugufasha utubabarire, ntuzatuzane mu matiku y'ibyo bintu. Ati twategereje ko ibikomere bye bikira nubwo byatinze, ariko Declane yo kabyara n'Imana n'abari abana yabyaye bamufashije gukira ibikomere. Ati rero nawe uzakira kandi uzabona undi muhungu ugukunda. Ati ntabwo Crispe ari we kamara. Ati gusa ikintu nakubwira cyo ugomba kumubwiza ukuri, ukamubwira ko ababyeyi be bakwiciye. Ati kandi ukamubwira uti ababyeyi bawe ntabwo bazi ko ndiho. Crispe kuko niba agukunda ubwo hari Imana izabimaza. Celine yaraye ijoro ryose adasinziriye, yatekereza ibyo bintu akumva arongeye abuze amahoro. Crispe yaramuhamagaye inshuro utabara, kame nk'umuntu bakundana yamuhamagaye inshuro utabara. Crispe abonye ko atari kumwitaba yahamagaye Sifa amuhamagara nk'inshuro 10 nawe ntiyamwitaba. Yashaka kumubaza ese Celine ko atari kunyitaba, bose nta n'umwe wamwitabye. Arangije nibwo yese ajya kwa Sifa. Kwa Celine ho yari atarajyayo na rimwe, ahita ajya kwa Sifa, niho yarazi na Declane. Yahageze Declane aramubwira ati Crispe, Sifa ari kwa muganga ararwaye. Crispe ati niyo mpamvu nababuze bose. Celine se we ameze neza? Declane ati ntabwo ameze neza of course, ariko namera neza ndabizi neza aza kuvugisha muvugane. Ati nuse yabaye iki, byamugendekeye gute? Declane ati Crispe genda utuze, habaye hari ikibazo kidasanzwe nakubwira, ubundi utegereze Celine azaguhamagara. Hashize nk'iminsi nk'itanu Celine ari kugenda yiyakira, umujinya ugenda ushira, bakomeza kumwigisha bakamubwira ati amarangamutima abantu bose barayagira, kandi nyine amarangamutima twararemanywe, kuba warakara si kosa kubera ko nyine biri nomo, ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nunarakara. Ubwo si ikimenyetso kigaragara ko kurakara se bishoboka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nunarakara izuba nirikarenge ukirakaye. Ni ukuvuga ngo kurakara turabyemerewe nk'abakristo, ariko ntabwo twemerewe kurakara forever and ever cyangwa tujye kwihorera, kuko Imana yo irahora uko byagenda kose. Iyo umuntu yakugiriye nabi si mpaka ngo umwifurize ikibi, ahubwo karma irakora. Iyo umuntu yakoze nabi adashaka guhinduka nawe ibi bimubaho, kandi niyo utabimusabira ntabwo ari ngombwa ngo umusabire ko ibi bimubaho. Si ngombwa ngo ujye kwihorera. Ndababwiza ukuri ko umuntu iyo yagize nabi nawe biramugarukira. Hanyuma Celine rero arimo arakira ibi bintu byose bimuguyeho muri imyaka yose kugera agiye kurangiza kaminuza, ibintu atarazi bikaba bimwituyeho gutyo, mu gihe harimo nyine ashakisha imbaraga zo kubyumva no kubyakira. Hako nyine byari ngombwa ko anavugisha Crispe. Yaramuhamagaye baza guhurira ahantu.
Crispa kimubona aragiye aramuhobera aramubwira ati Celine wari ufite ikihe kibazo maze iminsi narahangayitse iminsi ibaye 5 ntazi amakuru yawe naje kukureba kwa Sifa cyukora arambwira ngo Sifa ararwaye ariko nyine nari ngutegereje wabaye iki Celine nyine cwe yaracitse intege bigaragara mu maso arambwira ati Crispe nashaka kukubwira ko njye nawe tutakomezanye. Crispa ati what Celine urabizi ko nagukunze ubuzima bwanjye bwose nta nubwo njye niyumva sinjye nanatekereza hari undi mukobwa mbanye nawe ntabwo byakunda Celine ndakwinginze nihe mpamvu ituma wumva njye nawe bitashoboka ko tubana. Celine n'agahinda kenshi arambwira ati nukubera ko ababyeyi bawe nibo bisha ababyeyi banjye. Crispe aratangara atuvuze gute ababyeyi banjye surabazi ikindi kandi ababyeyi bawe bariho Celine ibyo bintu nibice uri kumbwira. Celine yabwiye byose Crispe arambwira ati impamvu nkubwiye ibi byose Crispe ndagukunda cyane kandi ndabizi neza ko nawe unkunda urukundo ruzira uburyarya imyaka yose tumaranye nta kintu na kimwe ngushinja hanyuma ibi byose mbikubwiriye ko niba ukinkunda ubimenye neza ko tutabana ko kandi ababyeyi bawe aribo babiteye ariko kandi nushaka ko nyine niba wumva utakinkeneye no mu buzima ugenda ubabwire nyine ko ariko nakubwiye kuko ikintu kizakurikiraho nuko nanjye bazanyica bakanyicana na anti wasigaye. Crispe yarababaye agahinda gakomeye cyane arababara ibi bintu abura ahantu abibika mu mutwe we aravuga ati ibi bintu n'ubwa mbere mbyumvise ati none se byagenze gute. Celine agerageza kumubwira uko nawe bamubwiye aravuga ati urumva njye nari nkiri muto cyane atari ko nyine ibyo bintu barabimbwira nkumva wagira ngo mbiziho gusa nari muto ku buryo ubwenge bwanjye butabikurura ngo ibyo bintu bubyibuke ariko nuko byagenze. Ati Raphael na Nabi mama wawe ati nibo bantu bihishe inyuma y'urupfu rwa papa ndetse na mama kandi nyine byose birahura kuko ngo Raphael yarafatikanyije ubutaka na papa wanjye hanyuma amusaba ko yahubaka amashuri birangira papa hamwimye arangije tante wanjye murumuna wa mama niwe wabyiyumviye n'amatwi ye agarutse guhungira iwanyu urumva twese twari abana yabanjye yaba wowe atari ko nyine icyo mbikubwiriye ntago tante yakemera ko tubana kandi Crispe ndagukunda cyane. Crispe yaramuhobeye aramubwira ati Celine nanjye ndagukunda ati kandi niba kuko papa wanjye na mama wanjye aribo bisha ababyeyi bawe bagombe babyishyure ntabwo nshobora kubyihanganira. Celine yahise amusiga aho ngaho aragenda Crispe asigara arira aragenda asubira kwa Sifa na Declane arababwira ati nyine nabimubwiye ati yavuze gute ati nyine nawe yatunguwe yavuze ngo niba kuko aribo bishe inyuma y'urupfu rw'ababyeyi banjye ngo bazabyishyurira ngo ntago azigera bababarira. Bose bararebanye bariruhutsa barahoberana bashimira Celine baramubwira bati basi merci beaucoup. Crispe yaratashye afite umujinya arakaye iwabo bose adashaka kubavugisha. Hashize iminsi 2 amaze kumva nyine ashyize ubwenge ku gihe yahise atangira iperereza rye ku giti cye ashyiraho n'abantu bikorera ku giti cyabo bagomba kumufasha iperereza. Ikintu cya mbere bakoze bagiye muri cya giturage aho Raphael afite ishuri bagezeyo birumvikana ko Crispe nubwo abantu batari bamuzi ariko Raphael we yaranditse izina muri iki giturage abantu bose bamukunda kubera ko harimo n'abanyeshuri bamwe na bamwe nyine abari haturiye cyane akajya bareka bakigira ubuntu nyine yaragiye abantu batangira kumuramya abantu bamukunda yarahingukaga igiturage cyose kikavuza induru Raphael noneho bamenye ko Crispe nyine ari umwana wa Raphael birumvikana ko nawe bamwakiranye ubwuzu. Hanyuma Crispe yaragiye atangira iperereza rero akajya mu bantu bakuze abasaza n'abakecuru
akababwira ati se papa ni muntu ki, bakamutaka ati ni Imana y'u Rwanda, ati nibi. Aza kubabaza ati none se umuntu witwa Simo wari utuye inaha, ati uwo Simo yari inshuti na papa wanyu cyane, ati n'umugore we Hilary, ariko disi baje kugira impanuka n'akana donc karumuna ko mugore Hilary na Serina, ubwo bari bavuye mu mujyi bavuye gutembera, nta nubwo bari bazi ko bari bavuye kwa Rafael, ati ubwo bari bavuye mu mujyi bavuye gutembera, ati n'akana kabo disi gatoya, ati kitwaga niba ari Serina niba ari inde, ati ako ngako, ati umuryango wose, ati bose uko ari 4 bahiriye mu modoka. Ati si yo modoka yari iyande, ati yari umugabo w'umukire wari utuye inaha, nawe baramumubwira cyokora Crispa agiye kumureba asanga ntakiriho, ariko nyine nawe biramenyekana ko iyo modoka yariye abo bantu bahiriyemo uko ari abantu 4. Crispa yagiye ahuza ibintu byose asanga ibintu Sifa ari kuvuga birasa neza n'iby'abantu bo mu giturage, b'abakecuru n'abasaza bazi. Hanyuma rero icyari gikurikiyeho byari ukujya gucukumbura amenye koko ko ubu butaka bwubatswemo iki kigo bwari ubwa Rafael na Simo. Koko aragenda ajya kubireba mu butaka n'iki ibintu bya kera byose aracukumbura, asanga ubutaka bwari ubwa Rafael na Simo, asanga ibintu birahura. Aravuga ati rero aba babyeyi ibi bintu bigize bagomba kwishyura urupfu rwa Simo na Hilary. Crispe amaze guhuzahuza aya makuru, hakurikiyeho kujya gutega udukurura amajwi mu modoka ya papa we ndetse n'inzu yabo yose n'ahantu hamwe na hamwe mu mbuga yawo ko babaga ahantu heza cyane hose, agenda hatega amakamera n'udukurura amajwi duto cyane ku buryo iwabo batari kubikeka cyangwa ngo banabimenye. Hanyuma nibwo yahise agenda ajya gutanga ikirego, aravuga ngo ni umuntu utazwi, ngo watanze ikirego, ngo avinda imwe na Simo, ngo yavuye hanze nyine, kandi kuko Rafael yarabizi ko Simo yaje mu giturage cyabo ari umuntu uvuye hanze mu kindi gihugu nyine, yaje yishakira imibereho. Ati none hari umuntu wavuye hanze aza avuga ngo yarabizi ko ngo ahantu hubatswe ishuri ngo harengwa hasi ngo umuvandimwe niko yari yamubwiye ngo n'umugabo witwaga Rafael, ngo none rero ngo arashaka ngo kugira ngo agabane na Rafael ngo aho hantu, ngo kubera ko nubwo hubatswe amashuri ngo ariko ubutaka bwari ubwabo bombi. Hanyuma baravuga ngo nyine ngo Rafael agomba kwitaba. Rafael yagiye kwitaba, yumva ibintu nyine bamureze, ibyo bintu nyine arangije aravuga ati ni ukuri impapuro nyine zirahari, ndabyemera ko ibyo bintu nyine byabayeho, ubutaka twari tubusangiye, atariko nanone urumva Simo ntabwo twe tuzi igihugu aturukamo, aza gupfa rero ati nta muntu wari ufite kubikurikirana, atariko rwose ndumva nta n'ikibazo, nta mpamvu yo kugira ngo ibintu bibe intambara, azaza mu umugabane we n'iki. Hanyuma arataha. Mu gutaha rero ageze mu cyumba n'umugore we nibwo batangiye kuvuga, baravuga ati nk'ubiyi mbwa iturumbutse he, umuntu yaragiye yubaka ikigo, ibintu byose yarabikora, none ngo araje ngo aje ngo kugabana nanjye, uwo nawe ndaje mushyiraho mukuru wari. Umva na bati kandi nyamara mugabo wanjye amaraso ntabwo ari amazi, urabizi ko Simo wamwicanye n'umuryango we wose, none tena uje gushaka iyo mitungo ko tumaze kugwiza imitungo ko atari nka kera twica Simo n'umuryango we, waretse koko akagira imigabane nawe, urumva nyine kuko we wahubatse, kuko ubutaka ari ubwanyu bwo mwembi, ntago nyine twavuga ngo muri bugabane muringanize, ariko mureke rwose nawe yibereho. Rafael ati ngewe ibintu navunikiye iyi myaka yose iyo mbwize ngo ni mukuru we ngo ibiki ngo ubutaka ngo oya ntago byakunda, ahubwo reka nze mpamagare abagabo banjye nkwereke icyo bagukorera. Ati nuko nyine numvise barimo kumuhisha n'iki, atariko agombe nawe ajyaho mukuru wari. Ibyo biraba birarangira. Hashize iminsi nibwo hongeye kuboneka ikirego, babwira Rafael bati abagabo bagiye guturitsa imodoka Simo n'umuryango we bari barimo, ngo umugabo umwe mu bayiturikije aravuga ko yoherejwe na Rafael.
Rafael ibyo nabyo bimugezeho ageze mu rugo none ubwo bwaramwishe yabwirana bati nguru rwacu rwashobotse atari ko se bishoboka bite ko bari abagabo baturikije imodoka ya Simo bari batatu kandi bose kunzi neza ko bishwe uwo nguza kwiyemerera ko yari ari mubona atumye yavuye hehe ibyo nabyo barabiganira baravuga bati ibyo bintu ntabwo bishoboka abo bantu babiri bari kuzana ibyo birego yabo umuvandimwe wa Simo yabo uri kuvuga ngo ninjye wamwohereje guturitsa iyo modoka ati mana yanjye kambayeho noneho ati abo bantu babiri bagomba gushakishwa mbere yuko njyewe njyanwa mu rukiko hanyuma ibyo bintu bibiri byonyine Rafael na Nabi bagiye baganira mu cyumba cyabo ibindi bakabiganirira mu modoka byari bihagije ko Crispin agenda agafata twadukurura amajwi ndetse n'aya za kamera aragenda abishyira byose kuri flash aragenda ajya kumva yarabyumvise byose arumirwa aragenda abishyira Serine na Sifa arabwira ati do ndi imbere y'Imana ntago nshobora kwihanganira ibintu nk'ibi ati iri ni ijwi rya papa avugana na mama ati kubera ko njyewe iteka nagendaga nkajya kuri polisi nkatanga amafaranga nkababwira ati ni mumbabarire muhamagare umugabo Rafael ni papa wanjye hanyuma mu mutera ubwoba mumubwira ngibi nibi ati nyine kubera ko njye nari nzi icyo nakoze ati dore ngibi ibimenyetso papa wanjye na mama bari kwivugira ati mwe mubimaze icyo mushaka Sifa yararize Serina hobera Crispin aravuga ati none se koko urankunda ku buryo wemera gutanga papa wawe na mama wawe Crispin ati reka nkubwize ukuri nakuze nzi ko papa wanjye na mama wanjye ari abantu beza ari intungane ati none yo tugeze mu giturage icyo ngicyo muvuga mwavukiyemo ati baramusingiza atari ko ntago umutima wanjye wigeze unyemerera gutuza na rimwe ntamenya amakuru y'ibyabaye ku babyeyi bawe ati ubu kuko ninjye wakugize imfubyi ati nta nubwo nemerewe kugukunda Serine aramuhobera aramuga ati Crispin ndagukunda cyane Sifa kubona ibyo byose yararize atangazwa n'urukundo Crispin yakunze Serine mu minsi yakurikiyeho Rafael yaraburanishijwe ibiti bifatika byari bihari ari byo bintu Sifa yaburaga akavuga ati nubwo bwose nshaka ubutabera bw'umuvandimwe wanjye n'umugabo we ariko se nakura he ibimenyetso ariko Crispin yaragiye arabibazanira bisukuye neza bimwe bavuga bati mu rukiko n'urucabana Rafael yarakatiwe ndetse na Nabu umugore we bakatirwa imyaka myinshi Crispin ntiyarabyitayeho yese ajya kwibanira na Serine ndetse cya kigo bakomeza kukiyobora kubera ko cyari cya papa bwari ubutaka bwa papa wa Crispin ndetse n'ubutaka bwa papa wa Serine ari we Simo hanyuma aba bana bombi baragiye babaho Rafael atakiri mu buzima bwabo Rafael nawe aho yari ari muri gereza yibaza ibintu byose yavunikiye uburyo bamukatiye burundu uburyo atazava muri gereza ndetse ibintu byose bimugeraho ari ibyo Crispin na Serine baba bamugeneye ndetse n'umugore we barareba babona ko ibintu byose bavunikiye mu isi nta kintu na gito byabamariye Sifa nawe amarangamutima yaragenda arakira hanyuma Crispin na Serine bagize urugo rwiza ariko ku mutima mwiza wa Crispin utarigeze yita na rimwe kuko papa we na mama we bamubyara avuga ati oya nimba abantu barakosheje bagomba guhanwa hanyuma bagize urugo rwiza Dekrani na Sifa nabo bafite urugo rwiza tugeze ku musozo w'inkuru yacu yari ndende mu by'ukuri wakoze gufata uyu mwanya wose ukabana natwe ariko n'ukuri nize ntashidikanya ko ukuyemo amasomo menshi y'ubuzima buriya ubuzima ni bugufi niko navuga Rafael we watekereje kuvuga ngo akure mu nzira inshuti ye Simo ariko we uwamukuye mu nzira n'umwana yibyariye mu nda niyo mpamvu rero rwose utiriwe wihorera utiriwe ujya gukora ibintu bibi Imana y'ubwayo ahantu iri ifite abantu benshi uzwi ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu nibatanayikorera n'amabuye yayakoresha ni ukuvuga ngo nta kintu kiriho kitakumvira Imana umwana wabyaye yagushyira hasi kubera iki kubera ko nawe utigeze ukora ibintu byiza mu buzima bwawe rero nta gitangaza gihari ko Crispin yagombaga gushyira ababyeyi be hasi kubera ko Sifa ntabwo izo mbaraga ari kuzibona naho yari gukora ibyo bimenyetso ariko kubera ko Imana yakunze umutima mwiza wa Sifa utarakunze kwihorera irangije byose ikoresha Crispin kugira ngo azahure na Serine ndetse atume habaho ubutabera bwa Hilary ndetse na Simo mwakoze kubana natwe reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha mwari kumwe na Celeste Habonimana ndabakunda cyane bye bye